Ikosa rya mbere abantu bakora babikaho amafaranga ni ukugumana amafaranga mu nzu cyangwa se kuyashyira kuri konti za banki cyangwa se kuri mobile money. Itegereze urebe ukuntu amafaranga ari kugenda ata agaciro. Ikintu waguraga amafaranga 500 mu myaka 5 ishize kikubye kabiri hafi gatatu. Business washoboraga gushoramo amafaranga 100,000 uyu munsi udafite 200,000, iyo business ntabwo wayitangiza kubera yuko habaye izamuka ry'ibiciro, inflation. Niyo mpamvu nimba ubika amafaranga muri ubu buryo nta nyungu nto yari gutanga, urimo urahomba. Tangira wiga uburyo ugomba kuyashora mu bintu bitanga inyungu kugira ngo amafaranga abyara andi. Ikosa rya kabiri ni ukubika amafaranga mu buryo butagira intego. Hari abantu babika amafaranga bakayabika badafite intego icyo ayo mafaranga azakora ngo abyara andi, ahubwo bakayabika ahanini biteze ko bazakoresha bahuye n'ibibazo bitunguranye nk'uburwayi ndetse n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye. Ariko umuntu ushaka gukira abika amafaranga afite intego y'uko agomba kuyegeranya akazashora mu mishinga cyangwa se business zitanga inyungu. Nawe rero hagarika kubika amafaranga ariko udafite intego y'icyo uzayakoresha kizatanga inyungu, ahubwo yabika wumva ko uzayakoresha, ariko mu kuyabika ntuzumve yuko agomba kuzaramba kuri za konti cyangwa se n'ahandi uyabitse, kuko nk'uko twabibonye agenda atakaza agaciro